umumaro tugomba guhinduka nzakugurira utundi yego wenda tujye dukorana nujya nko ku muhanda uhindure wambara indi myenda myiza akoze anti n'iyi misatsi bayitunganye yego wumve ngo nzagukorera igishoboka kena naringiye kuzanira kanta bwe numva ko wakoze igisirimu rwose n'ibituta yesu ibituta kubera ko bwari bwije nyine nkabona kubera ko nateye kanta nkahita bansukiramo igituta mbona ninjya guhambura nyine ndi butinde bagiye kugusirimura ku buryo uzasubira mu cyaro bakureba kwibera simbizi kuko uri umukobwa mwiza iwacu tuba beza ujye wireba ariko ubwiza ntibuzagushuke abasore bo mu mujyi barebaho ariko n'abo bana b'iwacu abenshi bagiye baterwa inda n'abasore mu mujyi rero iyo wikanze ubwiza rero muri uyu mujyi abasore nabo baba bakubonye ntuzansebye sinzumve ngo umuhungu ngo yagushukishije iki icyo uzaba ushaka cyose ari njye uzareba njya no kuza mama yabimbwiye avuga ati mu mujyi aba basore b'abana babi nyine ati mu kwezi kumwe uhita usaminda rega na bose uko ari abana babi ahubwo barakubwira ngo uri mwiza nawe ugahita wumva nyine urasamaye uragurutse ugahita wumva nyine ngo uri mwiza koko ariko iyo amaze kugutera iranda ukabyara yongera no kukuvugisha se umuhamagara umubwira ngo wanteye inda akakubwira ngo niyi nimero sinyizi narabibonye nyine ku bakobwa b'iwacu bose bagiye babyara abasore ngo barababwiye ngo bazajya babafasha ugasanga nk'umwana agize imyaka 2 imyaka 3 nta kintu na kimwe babufashije sinshaka rero kuzasubira kuba mu buzima bwo mu cyaro noneho hiyongeyemo ko watwaye inda icyo ushaka uzambwire uraramuka umbwira urakoze wenda ushobora no kuba ufite shere ariko ntazanyinjire mu rugo utambwiye simbizi nimba hari cyangwa adahari ariko nimba hari uzamukingurira irembo baje kumenyesha mpari umunyereke yego kuko ejo ninjiye mu gipangu ngasanga hari agasore karimo sinzi ko n'iki kugeze iwanyu nayiguha ntabwo mukira pe ko urabona inama nyinshi usanze hano hari isuku umwana w'umukobwa byaye n'ibyo mu cyaro byo kudakoropa ugomba gukoropa gacya intebe ukazishyira ku murongo ugahanagura ku buryo nyine nzantanga asanga ni ahantu hiri umukobwa yego bijyanye no kurya uzajya uteka icyo ushaka yego urumva saa sita simba mari njya mu kazi iyo mba ndi nzajya nza nijoro yego urumva ni nkaho ari urwawe ariko nawe nyemera umbere umwana mwiza ndagusezeranyije pe nzaba umwana mwiza kandi uzajya ubwirana mama nyine uko ubibona ko mama nawe azishimira ko yakumbaje ko hageze n'agabo bahageze azishimira kubona ko tubanye neza kandi ntaye ndifuza ko nakugirira umumaro nawe ukamuhindurira ubuzima sibyo yego nta kindi kibazo wambaza se ikindi kibazo nese ibintu byose usuba wabihashya bizanye hano icyo uzajya ubura uzajya umvugisha kuri telefone rwose cyo guhaha cyangwa se ibyo guteka biri hano nta kibazo ngewe ntabwo nzava hano nakubwiye ikindi kibazo nagira najya nkumenyesha yego rero urajya urara muri kiriya cyumba na cya gikapu cyawe washyize ari uze kukimura ari bukijyana yego nagutunganyirije nahashashe nawe uri umwana w'umukobwa uzajya ureba amashuka yanduye uyarayemo 2 uyafure nyine uhakore neza uko urahasaga nawe uhitegereze anti musabe nta kibazo cyangwa sabe muri weekend zanjyanye kureba convention oya aracyari kare weekend mfitemo ubukwe ariko nimba mfite umwanya nzagutembereza urakoze nanayikwereke ninjoro yaka noneho urebe uko ntibimeze yego ubu yumva mu magambo ntabwo nari kuri televiziyo noneho nzakujyana yuharebe gutya uhahagaze akwa musore ngo tutabasezeranyije ariko uza kwambabariye wanda bizi nk'umugabo umuntu ufite byinshi ngomba kukumva nagerega niheraho ngomba kukumva kabisa nikwe maisha yanaendelea aje naona niko nazoea maisha Rwanda lakini kwa nataka tuzungumze kwamba baada ya kutoka Zambia kuhusu business nanjye nabitekereje kwa nabikubwiye mpereye kuri cya kibanza cyawe nk'uburyo wagira
binabaye ngombwa twanapasura wenda tukanafatanya n'iyo business kuko burya gufatanya n'umugabo nkawe nta gihombo kirimo. Impamvu burya iyo umuntu yabanye n'undi aba amuzi byibura nka 70%, kuko namutse muri 100% rwo nabambeye. Burya duhinduka umunsi ku munsi, turahinduka. Ariko anyway, ntekereza ko dufatanyije business ngira ngo byaranga neza uko byagenda kose. Njyewe hari akantu ka business nari mfite, nari natekereje ngo nagashyira mu bikorwa, ariko kari wari planned kugeza ubu ngubu gapanze neza. Ndabona abantu barimo barubaka cyane. Kabisa icyo nabonye n'ahangaha rwose icyo cyitwa inyubako. Amatafari arahenze. Nubwo ahenze ariko nta nubwo anaboneka. Aboneka uko abantu babyifuza. Ntawe kiriya gishanga cyanjye wakibyaza umusaruro. Harimo ibumba rihagije. Niba cyashanga ni kinini cyane. Naravuze nti rero kuki ntafata ngo ntibyaze umusaruro, yombe amatafari ahiye yatwike yatange. Kandi nanjye ubwanjye kubaka byanyorohera, ntarindiye kujya kugura. Hari muramu wanjye nawe waragiye apfira mu cyaro ngiyo, ajya mu nzoga, ajya mu ki, ajya mu groupe bibi biramwangiza. Ariko navuze nti kuki ntamukurayo yakwibera imbwa bikamureba. Ubwo rero ibintu byose byari biri ku murongo, igisigaye ni ugutangira, ni kuzindua muradi, kuzindua project. Ariko nkavuga nti se kuki utamufatanya ibikorwa uze dushore mu gihe wumva bikurimo, byaba ari byiza kuko nawe byashimisha, ariko utanabikunze nta cyabihagarika. Bwana Lucas, ndakumva. Iyo ni fikira nzuri. Uratekereza cyane kandi nkunda umutwe wawe. Ufite umutwe mwiza. Cyangwa ukunda nyirawo. Nyirawo si mwanga, kimwe na famiye ye, umudamu we ntabwo mbanga mwese. Gusa kuba umugabo ntabwo ari ubwanwa cyangwa ni iki, kuba umugabo ni ugutekereza. Ngira ngo ubimbwiye warabanje kubitekerezaho. Ese urabona dushoyemo twabonye bya leta, imisoro n'iki, twabibye n'abakozi, ibintu byose. Urabona ko urabona usanga hari ikintu cyaboneka, cyane cyane ko ziriya kamyo zanjye ebyiri nazo tuzajya zikoramo nta kibazo. Zajya zikoramo zikanabarirwa. Yes, kuko burya umushoramari mwiza nawe arihemba. Avuga ngo ngiye ndamutse nkoze nzakorera ayangaya. Niba uri manager uvuga ngo wibare ayo mafaranga urekuremo, niyo management nziza. So nazo twazibarira kuri rwose zakwishyurwa per day cyangwa se zikishyurwa ku kwezi byaterwa. Nanjye nashyiramo izindi byose urabibara, ukabara umushoferi, ukabara amavuta, ukabara amortissement, byose urabibara ukabishyiramo, byose ukabishyiramo. Iyo ubikuyemo rero ni umubare munini. Iyo ubikuyemo ukavuga uti ese niba nshoye ayangaya nkishyura ayangaya banki nkakuramo ibi byose, inyungu isigara hari icyo yamara, bizaterwa n'amata n'umuntu azaba yagize ibi byose. So ntegeza ko ntabwo byabura kuvamo, kandi ni business itishyura n'imisoro myinshi. Ntabwo ishyura imisoro myinshi, ni exploitation y'ubutaka bwawe. Urumva rero c'est une bonne idée. Merci. Rwose. So une fois kumva rwose uri intéressé, reka ngere mbyigeho, bitekerezo ko hari agakarine nafashe
credit kandi nagafashe indi niriya aho oh bo ndi kugenda gasoza no muri iminsi bizarangira ndumva mfatanyije umugabo n'umugabo nkawe n'iby'agaciro kuri njyewe wana Lucas rwose kuko ntacyo nanjye byambara kuba mfite amafaranga yicaye ahantu ntacyo akora adakora nkayo nta n'ubumenyi ko agiye hari igihe ukeneye akantu ugakoramo ukagira abadamu nibo bajya bansetsa iyo afite amafaranga nko ese madamu yagiye barangije madamu wari ntawe uhari nagabuze ikintu rwose cyacyuki cy'indari ariko mukundira umugore oya ni inshuti y'umuryango ntawe ngabo n'umwaya tuganire business hari udasangirwa Juma okay kumva reka tujyane muri uwo mujyo na bya byangombwa nabizanye nabizanye birebe cyungu ukundira ibintu byawe byose babiri ku murongo niyo mpamvu nzakora n'umugabo nkawe ugira ukuri gukora nayo nta gihombo mbese wowe ugira ukuri ce n'est pas enveloppé ariko urashobora gukina nta kibazo urashyira mu modoka nacyo abiko okay ndumva uko genda ujye mu gutegure nugira n'igitekerezo kirenzeho umbwire tuzinge project yetu Lucas ndishimye kabisa ubu ngubu kuba ndi kumwe nawe ku byo tuganiriye uzi uko bindutera n'umuntu wahituma miliyoni nona ku byo tuganiriye ari gikeneye nanone ushobora kubona iyo miliyoni bikeneye kurusha ibyo oya buriya njyewe nkunda ibitekerezo yego n'amafaranga ni ngombwa ariko amafaranga nyine asara ibitekerezo n'amafaranga ariko ubundi twanaganira reka tujye gufata akantu kuri ariko madamu sinamubonye sinzi kabisa nyine nawe ko adahari ariko buriya Anje Karame. urugera mu cyuma cyacu gituwe tudahari Oya. Anje mbwiza ukuri ntabwo ndahagera nese ubwo naba ngiye gukoramo iki urabizi ko ngufata neza urabizi ko nkurwanirira urabizi ko buri gihe musabira imbabazi kuri madamu urabizi ko ngufata nk'umwana mu rugo niba wumva ibyo bintu biha agaciro
mbwiza ukuri ntacyo nenda gutwara ariko kandi nutambwiza ukuri ntaza kumenya kubikora ugarambiriye yawe ntabwo ndinjiramo pe nese ubwo nta kintu naba ngiye guturamo. warumva narakaye oya ndakarubone cyangwa nzarakarubone ntabwo njye ariko nubwo uri kumbwira ngo njyamo ari ntabwo njyamo pe. akantu akaza ntabwo akize ubu iyi foto urayizi oya anje ushobora kumbwira ukuntu iyi foto yageze munsi y'umufariso wanjye ntabwo njye n'iyo foto nayo nzi nese ubwo ntaba narayibwiwe n'iki. reka mbwire ikintu cyane mbigusubiriremo ndongera gusanga hari uhuriye n'iyi foto ukaba umpakaniye wakaba umbwiza ukuri bikaguma hagati yanjye nawe mu giswahili baravuga ngo utayisoma namba ndabona intsinzi yanjye nangiye kuyigeraho pe. papa wanjye hari ahantu bimukoze ibintu biri kugenda neza nk'uko twabyifuje. mama wanjye aya makuru ngombe nyamuhe ko ibintu bigenze neza nk'uko twabishakaga.